ugomba kwitwaza igufwa ry'agaca, ugomba kwitwaza igufwa ry'igihunyira, ugomba kwitwaza igufwa ry'agacurama ndetse n'igufwa ry'ifundi ndetse n'igufwa ry'icyanira. Uzagende utere ubwami bwa hariya Gisagara. Ubwo bwami bwa hariya Gisagara ni ubwami bwa Ruzirwa, Ruharamanga, Mikindo wa Makwaza. Urumva iryo zina rero ni izina rigoranye cyane, ni izina ry'ibwami nyine bwa hariya Gisagara. Uwo mwami waho rero yitwaga Ruzirwa, Haramanga, Mikindo wa Makwaza, niko yitwaga. Rero ni izina rirerire cyane. Rero buriya bwami rero bwa Gisagara, buriya bwami bw'igisagara bwari bugoye cyane. Rero Ruganzu Ndori rero ajya gutera kuri buriya bwami bwa hariya mu Gisagara, byaramugoye cyane. Ni ukuvuga ngo yagombye kwitwaza impigi kugira ngo abashe gutsinda buriya bwami bwa hariya mu Gisagara. Arabutera kandi arabutsinda, atahana intsinzi. Ariko abakagizi b'ibwami cyangwa se abapfumu, abakonikoni, abashitsi, abaraguzi, abashinzwe kumukagirira impigi no kumukagirira imitsindo, bari bamubwiye bati hariya hantu ugomba kugenda ufite byibuze impigi ziri hejuru y'izindi, impigi zimira izindi. Ugomba kugenda ufite igufwa ry'agacurama kugira ngo uze kubacurika umutima ntibaze kumenya ko wabateye. Uze kwitwaza igufwa ry'igihunyira, baze guhunyeza ntibaze kukubona. Uze kwitwaza igufwa ry'ifundi, iryo gufwa ry'ifundi nibakubona bagucire bugufi, nk'uko ifundi ari incabugufi. Uze kwitwaza igufwa ry'icyanira, riza kuguha intsinzi. Uze kwitwaza n'igufwa ry'agaca, uze kubacamo ntibakubone. Ni ukuvuga ngo rero Ruganzu Ndori yitwaje impigi ziri hejuru, atera ubwami arabunesha. Buriya bwami bwari bukaze cyane, ariko yarabuteye arabunesha, arabuhangamura. Ruganzu Ndori rero yari umuhanga cyane mu kwataka no mu gutera. We yarateraga, kandi ubwami yiyemeje, kuko we yari ari mu gihe cyo kwagura igihugu, kubera ko iki gihugu cyari cyarigabije n'abanyamahanga. Inzara yarateye, igihugu kimerewe nabi. Ruganzu Ndori rero yari arimo kucyagura kugira ngo kibe kinini, arimo kucyagura agenda akuraho abami. Muzabibona muri episode ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Nagiye mbabwira ku bwami yagiye atera bugiye butandukanye, nagiye mbabwira bwinshi, ariko buri uwo tuzajya tubaza, wenda dufate urugero turimo nko kumuha nk'ibibazo, kubera ko turi kurebera hamwe amateka n'ubwami bwa Ruganzu Ndori hamwe na teoloji. Ishuri ryacu ryigisha amateka na teoloji n'impigi n'imigenzo n'imiziririzo n'imihango n'imikagiro y'ibwami hamwe n'ubuvuzi bwa gakondo. Iyo urangije kwiga episode zacu tuguha diporome, tuguha seretifika. Ni seretifika dutanga, ni seretifika rero iyo urangije kwiga ibijyanye n'impigi, imigenzo, imiziririzo, imihango, imikagiro by'ibwami, ukamenya impigi zari zikomeye ibwami n'uburyo abami bateraga babanje kwikagiza, babanje kwitsirikisha, babanje gukora imigenzo n'imiziririzo, babanje gukora ibintu by'imihamuro, ibintu by'imikagiro, ibintu by'impigi, babanje gukora ibintu by'imitsindo y'ibwami. Icyo gihe rero iyo wamaraga gukora iyo migenzo wajyaga gutera kandi ugatahana intsinzi, nk'uko abapfumu n'abaraguzi n'abashitsi n'abakonikoni b'ibwami babikoraga. Niyo mpamvu rero nagiye mbanyuriramo muri episode ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, iya kane, iya gatanu n'iya gatandatu. Twari tugeze kuri episode ya 10. Iyi episode ya 10 rero turakomeje. Iyi episode ya 10 rero aho tugenda tubabwira intsinzi Ruganzu yagiye atsinda ibihugu bigiye bitandukanye. Iki gihugu cy'u Rwanda cyari kirimo
abami bagiye batandukanye nk'uko twagiye tubabwira. Habaga umwami w'ihuye, habaga abami bagera nko kuri bangahe. Ahandi nanone ubweramvura ukahasanga umwami, ugasanga Nyagakecuru hariya mu bisi bya Huye ahafite nawe ubwami, ugasanga i Bwanacyambwe hari ubwami, ugasanga mu majyaruguru hari ubwami, ugasanga mu majyepfo. Mbese ni ukuvuga ngo ahantu hose igihugu bari barakigabagabanyije, ariko Ruganzu Ndori yaraje yagura igihugu akigira cyiza kandi igihugu kibi cy'amata n'ubuki. Turashima rero umwami Ruganzu waguye igihugu cy'u Rwanda kikaba kinini kandi akakuraho ubutegetsi bw'abanyamahanga, akazana amahoro mu gihugu. Ruganzu Ndori rero yaraje, igihugu cyacu cyari cyaratewe n'amapfa, igihugu cyacu kirakira, igihugu cyacu kigira ituze, kigira amahoro, kandi amapfa ava mu gihugu cy'u Rwanda. Imvura ntiyagwaga, imvura itangira kugwa, inka zararambururaga, inka zirororoka, amashyo araboneka. Hariho ikibazo rero, nta muntu wororaga inka, nta muntu wahingaga kuko amapfa yari yarateye, imvura yarabuze. Ariko Ruganzu Ndori aho akimara kuhagera, amajije agenda yagura u Rwanda, imvura iraboneka, amapfa avaho, habaho imvura iragwa, inzara iva mu gihugu cy'u Rwanda. Rero igihugu kigira amahoro, kibikesheje umwami Ruganzu Ndori, niwe wakoze ibitangaza. Hari ahantu henshi Ruganzu Ndori yageraga yasanga amazi yabuze, agatera icumu rikagwa ku musozi, amazi agatoboka, amazi akaboneka. Mbese ni ukuvuga ngo yagiye akora ibitangaza byinshi cyane rero, kandi turamushimira ku byo yagiye akora. Hari byinshi rero ku bantu biga amateka n'ibyahanuwe, abantu biga iby'ibwami n'imigenzo n'impigi zatangwaga ibwami. Narababwiye ni iyo urangije episode zacu ukamenya impigi ibwami bakoreshaga, ukazandika ku buryo tuzikubajije ushobora kuzimenya, tuguha seritifika. Ariko iyo seritifika tuyiguha ari uko wize n'ibijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo. Nagiye mbubanyuriramo muri episode zabanje, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu n'iya kane, nigisha bamwe kugombora, mbigisha ubugomboro. Nigishije bamwe kunga, nkabigisha ubwungo. Ubwo murabisobanukiwe. Bamwe nagiye mbigisha kunga, nkanabigisha n'ubwungo bakoresha bunga. Bamwe nkabigisha kugombora, nkabigisha ubugomboro bakoreshaga bagombora ibwami, n'ubuvuzi bwaberaga ibwami. Iyo ubyize rero ukabifata byose, nguha seritifika. Ubwo biba bisabye ko ukurikirana episode ya mbere n'iya kabiri. Tugeze rero ku kindi cyigisho kivuga ngo imbere ya Yorodani. Nabyo birasaba, kubera ko muri seritifika nzaguha mu masomo uzaba warize nacyo kizaba kirimo. Ni icyigisho kivuga imbere ya Yorodani. Ugomba kukiga ukakirangiza, ukacyumva neza. Wamara kucyumva neza, ibibazo nzakubaza muri iyi audio ukabasha kubinsubiza. Ni irindi somo rero rikurikiyeho rya teoloji. Umva iki cyigisho ukirangize kugira ngo uzatsindire seritifika. Yumve, kandi nawe udashaka kwiga wenda iki cyigisho, ugomba kucyumva kugira ngo nzaguhe episode ya kabiri. We cyumve, numara kucyumva uzambwire nguhe episode ya 11. Iyi twari turiho ni episode ya 10. Wenda wowe ndagira ngo wumve amateka n'ibyahanuwe kugira ngo uzabashe guhagarara ku munsi mubi. Ndagira ngo rero unyumve, ukurikirane iki cyigisho, kandi urahabwa umugisha. Iki cyigisho kirangize, numara kukirangiza unyandikire muri komanteri. Sawa rero, murakoze. Iyi audio muyumve irangire kugira ngo tubone uko dukomeza ikindi cyigisho. Muraho neza, turabasuhuje cyane. Tubahaye ikaze abadukurikiye muri ku isi yose, ndetse n'abadukurikiye bwa mbere. Murakaza neza muri kino cyigisho cy'uyu munsi. Bino ni ibyigisho bidukangura mu bya mwuka muri runo rugendo turimo tujya mu ijuru.
ni njyewe ugiye kucyigisha. Nitwa Andrew Henriquez. Ikaze kuri buri umwe kandi ikaze kuri buri wese muri kino cyigisho cy'ingenzi cyane cy'uyu munsi. Yego ndabizi kandi mbizi neza ko tugiye kwiga kino cyigisho cy'uyu munsi dukererewe. Nkwiye kubabwira ko ubwo nateguraga icyigisho cyo kwigisha uyu munsi gitandukanye cyane rwose n'iki ngiki kigiye kwigisha, kuri email yanjye nahise nakira ubutumwa, kandi kubw'ubuntu bw'Imana nagombaga gusubika icyigisho nari mfite uyu munsi maze nkatambutsa kino tukaba aricyo twigana uyu munsi. Ntabwo tugiye kuvuga ibintu by'imikino cyangwa se ibintu bisanzwe, ahubwo mureke dutangirane n'icyigisho cyacu uyu munsi. Ariko mbere y'uko dutangira, ndagira ngo mbakangurire gusoma mu gitabo cyo kubara igice cya 25. Mumenye yuko Bibiliya itubwira ko ibyabayeho mu gihe cya kera ari byo bizongera kubaho. Kandi ibimenyetso byose biratwereka ko ibyo ngibyo ari ukuri. Bene data namwe bashiki banjye, tubayeho mu gihe aho abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bose duhagaze imbere y'inkengero za Yorodani. Ntabwo ndi kuvuga iriya Yorodani isanzwe y'ibigaragara, ahubwo ndavuga mu buryo bwa mwuka ko tugiye kwambuka Yorodani kugira ngo twinjire mu gihugu twasezeraniwe cyo mu ijuru. Kandi nk'uko byagendekeye Abaheburayo ubwo bendaga kwinjira muri Kanani yo mu isi, nabo bagombaga kunyura muri Yorodani. Kandi byabagendekeye bite mbere y'icyo gihe? Tubona Baraki ndetse na Baramu. Uko Baramu uwiyitaga umuhanuzi w'Imana yazanye ubuhakanyi mu Bisiraheli abinyujije mu kuzana abagore b'Abamidiyani ndetse n'ab'Abamowabu, nuko batera ubuhakanyi bukomeye cyane mu Bisiraheli. Kandi nk'ingaruka y'ibyo ngibyo, abantu ibihumbi byinshi cyane baraharimbukiye, barimbukira ku nkengero za Yorodani. None rero reka mbarangire igitabo kimwe cyitwa ngo Abakurambere n'Abahanuzi. Hari igice kiri muri kino gitabo kivuga ngo ubuhakanyi kuri Yorodani. Gitangirira kuri paje 457 mu Cyongereza. Ndabararikira mwese kuza gusoma icyo gice kandi mugisome musenga mbere yuko mujya kuryama uyu munsi. Gitangira kuri paje 457 mu ngeri y'Icyongereza. Kandi tubwirwa yuko ibyabayeho icyo gihe ari byo bizisubiramo mbere gato yuko Yesu Kristo agaruka. Mube maso rero, mube maso cyane. Aho tugiye gutangirira muri kino cyigisho ni naho turi buze kuza gusoreza. Kubera yuko bene data ubu ngubu twamaze kubona ba Baramu b'iki gihe bari mu nkambi y'Abisiraheli. Uyu munsi turi kubona n'abazimuri b'iki gihe bari mu nkambi y'Abisiraheli. Ndaza kuza kuvuga ku bya Baramu ndetse n'ibya Zimuri. Ariko ku bijyanye na Baramu, Bibiliya itubwira mu Byahishuwe igice cya 2 bavuga ku bihe 7 itorero ry'Imana ryanyuzemo uhereye ku kuza kwa mbere kwa Kristo kugeza ku kugaruka kwe. Tuhabona ibihe 7 itorero ry'Imana ryanyuzemo. Nanone twavuga ngo ni amatorero 7. Rimwe muri ayo matorero ryitwa Perugamo, kandi aho ngaho kuri iryo torero Bibiliya igaruka ku mateka ya Baraki na Baramu. Ibyahishuwe igice cya 2 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Batwereka ko ibintu byabaye mu gitabo cyo kubara igice cya 23 no mu kubara 24 no mu kubara 25. Batwereka ko ayo mateka yabayeho yari kuzongera kwisubiramo mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo ngibyo ni mubyumve neza. Noneho ni mukurikirane mwitonze muri ibyo tugiye kuganira. Iyi ni konferansi y'amajyepfo y'Uburasirazuba y'itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7. Kandi mu by'ukuri ino ni imwe muri konferansi nkuru mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7. Nk'uko mubibona neza hano. Ndetse nk'uko biri hano ku rubuga rwabo, bafite intego ivuga ngo ni konferansi yeguriye mu murimo w'ivugabutumwa. Kandi ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese ni misiyo cyangwa ivugabutumwa ryande barimo barasohoza muri kino gihe? Mbese ni misiyo y'Imana cyangwa ni misiyo ya Satani? Ryaba ari ivugabutumwa ry'Imana cyangwa ivugabutumwa ry'abantu? Kandi mu minsi mike yishize bari bafite ivugabutumwa n'amateraniro batangiranye mu mwaka wa 2023. Yari gahunda ifite insanganyamatsiko ivuga ngo iyi niyo mpamvu mbyibaza. Mbese turi kumwe kugeza magingo aya? Kandi ino yari gahunda igenewe urubyiruko n'abasore bo muri ino konferansi y'Abadiventiste munsi wa 7. Muri iyo gahunda bari bafite, ngiye gutangira mbereka amashusho yabo ubwabo. Kandi reka mbanze mbabwire iki ngiki: nimwige kino cyigisho musenga.
ubwoko bw'Imana bukwiye kuririra imbere y'umuryango w'urusengero n'igicaniro. Bukwiye kurira buvuga buti, Mana tabara ubwoko bwawe, tabara kandi ukize abitiriwe izina ryawe, nk'uko biboneka muri Yoweli igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 18, kugira ngo ubwoko bw'Imana buhabwe isezerano riboneka ku murongo wa 23 w'icyo gice, ari ryo guhabwa imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Kubera yuko nta mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba bizasukwa kuri aba bantu bari mu buhakanyi, nimurebe intangiriro y'iyo gahunda yateguwe na konferansi yo mu itorero. Welcome back to our 2023 Youth Convocation. Murakaza neza nanone mu materaniro ya 2023 y'abasore n'urubyiruko rw'Abadiventiste munsi wa 7. Ubu tugiye gutangira gahunda yacu ya nimugoroba. Is Miami in the house? Mbese abo muri Miami bari hano mu rusengero? All right. Murabibona neza. Is Miami in the house? Ati mbese abo muri Miami bari hano mu rusengero? Nyuma yuko tumaze kureba uko gahunda yatangiye, twakwibaza kino kibazo. Mbese Mwuka Wera yari ari muri ruriya rusengero? Nimureke dukomeze. They actually prayed. Ubu noneho bari bagiye gusaba Mwuka Wera ngo abane nabo muri no gahunda yo kuramya nk'uko yari yateguwe. Well, you are in for a treat on tonight. Ubu noneho mugiye kubona ibintu byiza iri joro ryose. So, before we begin, can we please stand so we can have a word of prayer? Mbere yuko dutangira, mbese twese twahaguruka kugira ngo dutangirane n'isengesho, so we can invite the Holy Spirit to worship with us tonight. Kandi kugira ngo turarike Mwuka Wera abane natwe muri no gahunda yo kuramya iri joro. And then they actually invited Kalante Gavins. Ubu noneho bari bamaze gusenga, batumiye n'umuhanzi Kalante Gavins. Bamwe muri mwebwe muramuzi, abandi benshi muri mwe mushobora kuba mutamuzi. Nanjye ntabwo nari muzi kugeza magingo aya. Avuga yuko ari umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, kandi nawe yari yahamagawe kugira ngo aboneke cyane muri kino gitaramo cya konferansi y'amajyepfo y'Uburasirazuba yo muri rino torero ry'Abadiventiste munsi wa 7, kandi bagira ngo anaririmbe muri no gahunda yateguriwe urubyiruko n'abasore bo muri rino torero ry'Abadiventiste munsi wa 7. Nimukomeze mukurikirane. But we're not gonna be long. Ntabwo tugiye gutinda cyane mu bintu byinshi, And we're not gonna hold up the service. kandi ubu ngubu ntabwo turi buze kumva icyigisho cyateguwe, Because we want to hear Kalante. kubera yuko dukeneye kumva umuhanzi Kalante. We want to hear Kalante. Turashaka kumva umuhanzi Kalante. All right, friends. Murabibonye neza nshuti. And as he was introduced, Kandi ubwo uyu muhanzi yavugwaga ahamagarwa kugira ngo aze ku ruhimbi kuririmba, called him on stage. uno wari uyoboye ikiganiro yamuhamagaye avuga ngo ino ntabwo ari gahunda yo kuramya mu buryo busanzwe. Ni mu bikurikirane mwumve. But anyway, coming to the stage, Umuhanzi wacu ngwino hano kuri stage. we have Mr. Kalante Gavin. Ubu dufite umuhanzi Kalante Gavin. Mr. This ain't no ordinary worship. Ino ntabwo ari gahunda yo kuramya mu buryo busanzwe. Uraho neza. You see, friends, they can invite such artists, such musicians from Babylon. Do you know why? Murabibonye inshuti, bashobora gutumira umuhanzi nk'uyu nguyu uririmba indirimbo z'i Babuloni. Mbese muzi impamvu bakora ibyo ngibyo? Ni ukubera yuko no mu bwenge bwabo basigaye bumva indirimbo z'i Babuloni. Mbese nkeneye gusubiramo ayo magambo mvuze. Mu minsi ishize navuze ku bijyanye n'amaboko cyangwa inzira inyamaswa ikoresha. Nk'uko imwe mu bwoko bw'ifi yo mu nyanja igira ibimeze nk'amaboko menshi, ni nako n'inyamaswa yo mu byahishuwe ifite inzira cyangwa amaboko menshi atandukanye yo gukoramo ibintu. Kandi ibyo ngibyo byose birerekeza ku kimenyetso cy'inyamaswa. Ndetse mu ncamake reka mbibutse ibyo twarebye. Twarebye ku ifaranga ry'inyamaswa, tureba no ku buvuzi bw'inyamaswa, tureba ku mategeko y'agahato y'inyamaswa, tureba ku buryo bwo kugenzura bw'inyamaswa, tureba ku itangazamakuru ry'inyamaswa, tureba no ku ntekerezo z'inyamaswa, ndetse tureba no ku butegetsi bukomeye bw'inyamaswa, tureba no ku batunzi b'inyamaswa. We haven't touched music. Ariko ntacyo twari twakavuga ku muziki. Rero biragaragara ko muri aya maboko y'iyi nyamaswa harimo haragenda hazamukamo n'ibindi byinshi. Umufasha wanjye yambwiye uyu munsi It's known. ati birashoboka ko bene ayo moko y'amafi yo mu nyanja ashobora gukuza bene ubwo bwoko bw'amababa cyangwa se amaboko yayo, kandi narebye no ku by'ubwo bwoko bw'ifi yo mu nyanja mbona yuko iba ifite imitima itatu.
Mbese muribuka imyuka itatu isa nk'ibikeri? Ibyo mvuze byo kubihuza mbikoze ku giti cyanjye. Ariko ubu ngubu twavuga yuko hari n'izindi nzira nyinshi zo kuramya inyamaswa. Muri izo nzira twanavugamo ngo umuziki w'inyamaswa, tukanavuga ngo abanyamuziki b'inyamaswa. Icyo nacyo mucyongere ku rutonde rw'iby'inyamaswa ikoresha. Kandi n'ikindi turi buze kureba ni iki ngiki. Ni abavugabutumwa b'inyamaswa barimo baragenda bazanwa mu muryango w'abasigaye bo mu bwoko bw'Imana aribo Badivantiste munsi wa karindwi. Noneho nimurebe ibi ngibi bene data bashiki banjye, nimurebe neza mwitonze. During Kalante's performance, he said, Igihe uno muhanzi Kalante Gavin yaririmbaga, yavuze ati ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, atariko nyiziho byinshi cyane. Nimubyumve neza. Y'all did this, but you can't make me down. Nimunyumve neza, munyumve neza. Ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, No too much about them. ariko nyiziho byinshi cyane. Y'all, you can't make me down. Ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, ariko rwose nyiziho byinshi cyane. Do you see that, my friends? Mbese murabibonye inshuti zanjye? None harangije uyu muhanzi Kalante yafasha Abadivantiste munsi wa karindwi abashyira mu itsinda rimwe n'itsinda ry'abahakanamana ndetse n'abatemera ukuri kwa Bibiliya. He told Seventh-day Adventists, Yabwiye aba Badivantiste munsi wa karindwi ari ku ruhimbi rwabo ati buri munsi wose mushaka mujye muwita isabato. Maze urubyiruko n'abasore b'Abadivantiste munsi wa karindwi bari hariya, bose bakoma amashyi menshi cyane, bishima bati ibyo ngibyo niko biri. Bazamura amaboko yabo babyishimiye cyane, maze bararangurura cyane, baravuga bati amena, dushima Imana. Kalante himself is evident Uno muhanzi Kalante nk'uko yabyivugiye ubwe mu magambo ye, ntabwo yubahiriza umunsi wa karindwi w'icyumweru w'ukuri, ariwo sabato y'Imana y'itegeko rya kane. Friends, you know the power of music. Mbese bene data muzi imbaraga z'indirimbo. Indirimbo kenshi zikoreshwa na Satani mu kurandura ukuri mu bwenge bwawe. I'm not guessing. Ntabwo bino ari byo ndimo ndahimba nshuti, kubera yuko ndaza kuza kubigaragaza babyivugira. Murebe mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo nuko ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye kandi muhugurane muri zaburi n'indirimbo hamwe n'ibihimbano by'umwuka. Songs. And what did they hear? Ariko se bano bantu bo ikintu bumvishe muri kino gitaramo cyabo zaba ari indirimbo n'ibihimbano by'umwuka? Umuhanzi bari batumiye yababwiye ngo ushobora kubahiriza umunsi wose ushaka ukawita isabato yawe. Kandi Abadivantiste munsi wa karindwi bashyize mu itsinda rimwe n'itsinda ry'abahakanamana ndetse n'abandi batemera ukuri kwa Bibiliya, kandi ibyo ngibyo bikorera ku ruhimbi rw'Abadivantiste. Bene data, iyaba nta gihamya y'ibyo ngibyo ihari, mwari kugira ngo ibyo ngibyo ndimo ndabihimba kugira ngo mbashe kubona abankurikira. Ariko ino gahunda yose uko yagenze biracyari no ku rubuga rwa Konferansi y'Amajyepfo y'Uburasirazuba y'itorero ry'Abadivantiste munsi wa karindwi. Niba ubishidikanyaho uze kujya kubyireberayo uko ino gahunda yose yagenze, biracyariho. Ngaho nimukurikirane ibi ngibi. They say your God ain't real. Yes, he is. Ushobora kumbaza uti mbese Imana yawe iriho? Yego rwose iriho. I don't believe in God. I'm an atheist. I'm an agnostic. Njya nizera Imana kandi njya mpakana Imana ndetse ntabwo nemera ibintu byose byanditse muri Bibiliya. You can't make me down. Ubwo rero ushobora gutuma nyishidikanyaho, No too much about them. ariko nyiziho byinshi cyane. But y'all be having services on Saturday and stuff. Mwebwe mugira amateraniro yo kuramya ku isabato. You can't make me down. Icyo gihe muba mutuma ashidikanya ku Mana. Cause the same God over Saturday Kubera ko Imana yo ku isabato is the same God over every day. niyo Mana ya buri munsi wose. Do me a favor, look at your neighbor, make sure they hear and say, pick your Sabbath, pick your Sabbath. Reba mugenzi wawe mwegeranye umubwire uti uzajya uhitamo isabato ku munsi wishakiye wose, aba ari we uruhukaho uwita isabato. Pick it. Hitamo isabato ku munsi wose ushaka mu cyumweru. Hitamo. Cause you can make me doubt him. Ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, ariko nyiziho byinshi cyane. If you gotta do it on Monday, keep it. Niba uhisemo isabato ku munsi wa kabiri w'icyumweru, yiruhukeho nta kibazo. No too much about him. Njyewe mbibabwira nzi byinshi ku Mana. You can make me doubt him. Ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, No too much about him.
ariko rwose nyiziho byinshi cyane. Y'all about to make me run like a Pentecostal. I'm sorry. Ngiye gukomeza mbaririmbira indirimbo nziza cyane. But you can't make me You can, in other words, he was saying, you cannot convince me that the seventh day is the Sabbath. Mu yandi magambo yari arimo aravuga ngo ntabwo ushobora kumpindura ngo unyemeze ko umunsi wa karindwi w'ukuri ari wo sabato yonyine. Mwibuke ko yatangiye avuga ngo abantu bamwe baramubwira ngo Imana yawe ntabwo ari y'ukuri, atari ko ni Imana y'ukuri, kandi ngo abavuga gutyo ni abahakanamana ndetse batizera ukuri kose kwa Bibiliya. Nuko yongera agaruka kuri refure yiwe aravuga ati ushobora gutuma nshidikanya ku Mana, atari ko nyiziho byinshi cyane. Arangije arababwira ati mwebwe rubyiruko n'abasore b'Abadiventiste munsi wa karindwi hamwe n'abayobozi bose b'itorero bari bari hariya, ati mwese musenga ku munsi w'isabato. Arangije aravuga ngo ibyo ngibyo bishobora gutuma ashidikanya ku Mana, ariko rwose nyiziho byinshi cyane ngo kubera ko Imana yo ku isabato ariyo Mana yo ku yindi minsi yose. Nuko arababwira ati mujye muhitamo isabato mwishakiye, maze rwose igitaramo kirakomeza. Mbere na mbere ntabwo yari akwiye kurarikwa hariya. Bakomeje bishimye nta kabuza. Murabizi bene data, gukomeza mvuga bishobora gutuma mwibagirwa ibyo tumaze kureba. Nimwongere mubirebe neza. They say your God ain't real. Yes, he is. Ushobora kumbaza uti mbese Imana yawe iriho? Yego rwose iriho. I don't believe in God. I'm an atheist. I'm an agnostic. Njya nizera Imana kandi njya mpakana Imana, ndetse ntabwo nemera ibintu byose byanditse muri Bibiliya. You can't make me down. Ubwo rero ushobora gutuma nyishidikanyaho, Not too much about. ariko nyiziho byinshi cyane. But y'all be having services on Saturday and stuff. Mwebwe mugira amateraniro yo kuramya ku isabato. You can't make me down. Icyo gihe muba mutuma nshidikanya ku Mana. Cause the same God over Saturday Kubera ko Imana yo ku isabato is the same God over every day. niyo Mana ya buri munsi wose. Do me a favor, look at your neighbor, make sure they hear and say, pick your Sabbath, pick your Sabbath. Reba mugenzi wawe mwegeranye umubwire uti uzajya uhitamo isabato ku munsi wishakiye wose, aba ari we uruhukaho uwita isabato. Pick it. Hitamo isabato ku munsi wose ushaka mu cyumweru. Hitamo. Cause you can't make me doubt him. Ushobora gutuma nshidikanya ku Mana, ariko nyiziho byinshi cyane. If you gotta do it on Monday, keep it. Niba uhisemo isabato ku munsi wa kabiri w'icyumweru, yiruhukeho nta kibazo. Not too much about him. Njyewe mbibabwira nzi byinshi ku Mana. You can't make me doubt him. Ushobora gutuma nshidikanya ku Mana, Not too much about him. ariko rwose nyiziho byinshi cyane. Y'all about to make me run like a Pentecostal. I'm sorry. Ngiye gukomeza mbaririmbira indirimbo nziza cyane. But you can't make me doubt him. Friends, Nshuti zanjye, in other words, mu yandi magambo, the seventh day Sabbath is not a matter of salvation. ubwo isabato yo ku munsi wa karindwi ntabwo ari ingingo yerekeranye n'agakiza. Mbese ni amafaranga angana iki yatanzwe kugira ngo hatumirwe uyu muhanzi kugira ngo aze gukoresha igitaramo mu rubyiruko rw'Abadiventiste munsi wa karindwi mu rusengero imbere kandi y'abayobozi b'itorero? Mbese ni amafaranga angana iki batanze muri ibi ngibi? All that money to lead the church members to hell? Amafaranga angana atyo yose batanze kugira ngo bayobore abizera b'itorero mu irimbukiro? Nta gitangaza kubona abantu benshi barimo baragenda bava mu kwizera kw'Abadiventiste munsi wa karindwi, ndetse hari na benshi bazimiriye imbere mu itorero. Mbese abayobozi b'iri torero bari bari hehe? Ni gute uyu muntu yatumiwe kandi bakamureka? Bahamagara bano bahakanyi kugira ngo baze kuririmba no kwigisha. Nyamara mu gihe ababaho kandi bakigisha ukuri kwa Bibiliya kw'iki gihe, Are barred from those pulpits. bakumiriwe kuza kuri ziriya mpimbi no kuza muri ziriya konferanse ndetse no mu materaniro makuru. Mbese muzi ikibabaje cyane kurushaho? Listen to me attentively. Ni mu nyumve neza mwitonze. Mbese byagenda bite iyo ishobora byose ikoze igitangaza uriya muhanzi Karante Gavin Find the truth. bwa nyuma akamenya ukuri nyako, kubera ko yaririmbaga ngo ushobora gutuma ashidikanya ku Mana, atari ko rwose nyiziho byinshi cyane, nubwo mu bigaragara ntacyo azi ku Mana yo mu ijuru. He's ignorant. Ni injiji. Ariko kubw'umugambi w'Imana, uyu muhanzi Karante akagira amahirwe akamenya ukuri kw'iki gihe, kandi agahinduka umukristo nyakuri wa Bibiliya wahindutse, akanizera iyobokamana ry'ukuri rya Bibiliya. Nuko agatangira gukorera Imana by'ukuri, kandi akava muri Babuloni akemera iyobokamana rya Bibiliya.
and by is saved. uwo mwanya yazabona ubugingo bw'iteka mu gihe bano badivantiste yaririmbiraga akorera igitaramo bo ubwabo baba barimbutse. What a Mbega iyo sad shusho scene ukuntu that yaba would iteye be. ubwoba cyane. Look at this, my friends. Under whose watch? Nimurebe hano bene data, mbese bino byose byabaye munsi y'ubuyobozi bwa nde? Uyu ni perezida wa konferansi y'amajyepfo y'Iburasirazuba yo mu itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi. President Michael Owusu. Yitwa Michael Owusu. Bino byose byabaye arebera. There are your. Kandi uno nawe ni umuyobozi w'urubyiruko muri ino konferansi. Where is the North American Division President? Mbese umuyobozi wa diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika we yari ari hehe? None se abarinzi bo bari hehe? Kino cyari igitaramo cya konferansi. Mbese abayobozi ba uniyo bari hehe? Ni bande bafite ukuboko kw'ibanze mu guhitamo abapasiteri n'amatorero bazareberera? Inama y'itorero ishinzwe guhuriza bino bintu byose hamwe. Ubu ngubu bino ni ibiki yakoze? Blood is Amaraso y'uru rubyiruko ari ku maboko yanyu. Elena White yaranditse ngo urupapuro ku rupapuro rukwiye kwandikwa ruvuga kuri bino bintu. Konferanse ku yindi irimo iragenda isemburwa n'aya mahame agoramye. That's what we are told, my friends. Iyi niyo mpamvu tubwirwa bene data ngo amakonferanse menshi agiye kuzimira. And that is not. Kandi ibyo ngibyo ntabwo ari umugani, niko bimeze. Kalante Gavin went on to state. Uyu muhanzi Kalante Gavins yakomeje aravuga ngo bagiye kugira ibirori. Ngo ibiki? You might think I'm making this up. Ushobora gutekereza ko ibyo ndimo ndabihimba. Nimukurikirane neza. Some of y'all in the balcony, Mbese w'inyuma muranyumva neza? y'all gotta move a little bit now. Ubu tugiye kunyeganyega. Especially if you done been to a party. Uyu munsi ntabwo usanzwe kuko tugiye kugira ibirori. Tugiye kugira ibirori byiza birenze ibibera kuri TikTok. Yeah, you know how to get lit in other places. Ndabizi yuko rwose muyoboye mu bindi bintu byinshi bitandukanye, ariko muzi cyane no kuramya Imana mu rusengero. Ntimuze kugaragaza ko mutanyishimiye. But you got to show some because nothing is wrong. Friends, what if the Lord None se bene data byagenda bite Uwiteka yanditse inyandiko ye y'urutoki ku rukuta hano muri no konferansi y'amajyepfo y'Iburasirazuba y'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi muri kino gitaramo cy'urubyiruko n'abasore? Byagendekera bite bano bantu bari barimo hano bose bahita barimbuka? because Belshazzar Bitewe nuko na Belushazari nawe muri Daniyeli igice cya 5 tuhabona ko yari afite ibirori igihe Imana yamubwiraga ngo wapimwe usanga udashyitse. Kandi bene data, mbese abayobozi b'itorero bari hehe? Mbese gucyaha bino bintu ku mugaragaro kuri hehe? Bitewe nuko ubona ari ubuhakanyi bwo ku mugaragaro, ntabwo ari igitangaza kuba tubwirwa mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 3 page 280 kugeza kuri 281 ahanditse ngo Imana yandika icyaha ku kindi abitirirwa ubwoko bwayo bakora, kandi ngo nibikomeza bityo nta kintu na kimwe izabafasha bageze mu gihe cy'amakuba. Arakomeza ngo ukwisanisha n'abisi no kutagira uruhande uhagararaho iyo bigeze mu bibazo by'iyobokamana, ibyo ngibyo birebwa n'Imana nk'icyaha gikomeye cy'inkoraruguma, kandi ibyo ngibyo birebwa nk'ubuhakanyi bukomeye bwo kwanga ukuri mu maso y'Imana. woe unto these leaders. Nuko rero ishyano riraguye kuri bano bayobozi. Ano maraso ari ku biganza byanyu. No wonder Matthew 15 says Ntabwo ari igitangaza kuba muri Matayo havuga ngo aba ni abarandasi b'impumyi kandi nabo ubwabo ari impumyi. Impumyi nirandata indi impumyi bose bagwa mu rwobo. Mugende musome kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 15 wo muri Matayo igice cya 15. Ishyano. Kandi Matayo 13 umurongo wa 15 haranditse ngo mugushije ishyano mw'abafarisayo mwe mwandyarya mwe. You compass sea and land. Murenga imisozi n'inyanja mushaka uwo muhindura ngo aze mu idini yanyu, ariko iyo hageze ahinduka inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomo. Ibyo ngibyo mubyumve rwose. And they call this evangelism. Kandi bene bino bintu babyita ivugabutumwa, bakabyita ububyutse mu rubyiruko n'abasore bacu. Ariko reka mbabwire iki ngiki, ubu ni bwa bubyutse bwo muri iki gihe, ari bwo bubyutse bupfuye. Look at this, friends. Nimurebe n'ibi ngibi bene data, mubirebe neza mwitonze. Kalante Gavin stated, let's do something outside of the norm for the next 10 minutes. Uyu Kalante noneho yaravuze ngo nimureke dukora ibintu bitandukanye n'amahame yanyu asanzwe mu gihe cy'iminota 10. Because I may sit next to somebody that needs to see me do something outside of the norm. Ndabona benshi muri mwebwe bashaka ko nkora ibintu bitandukanye n'amahame asanzwe yanyu.
right? mbese si byo? So we're going to do some stuff outside of the norm for the next 10 minutes. Are y'all ready? Ubwo rero tugiye gukora ibintu bitandukanye n'amahame asanzwe yanyu muri ino minota 10 igiye gukurikira. Mbese muriteguye? So here we go. Teach y'all a song. Twagiye. DJ tangira. Oh, everybody, let me see you coming on here. Buri wese nazamura amaboko. Let's go. Let me see you rock. Somebody scream if you love Jesus. Zamura amaboko niba ukunda Yesu. That's in the church. Bino byabereye mu itorero. Munyumve neza, ntufunge amaso yawe. Listen, do not close your laptop. Kandi ntufunge laptop yawe niba ari urimo urakoresha ukurikirana kino cyigisho. Ntufunge na telefone yawe niba ari yo urimo gukoresha ureba. Reba bino bintu neza ubikurikirane kandi ntufunge amatwi yawe kugira ngo utabyumva. Umuhanuzi Ezekiel nawe yabwiye Uwiteka ati mwami ntabwo nshaka gukomeza kureba, ariko Imana yasubije ngo iki Ezekiel muri Ezekiel igice cya 8 yaramubwiye ngo ongera urebe Ezekiel, reba ibyo ngiye kukwereka byose. Ati komeza urebe nkwereke n'ibindi bizira. Murebe muri Ezekiel igice cya 8 umurongo wa 16. Rero namwe mukomeze murebe kugeza ku buhakanyi bw'itegeko ry'icyumweru. Bari bateye umuryango urusengero, barimo barareba iburasirazuba kandi barimo bararamya izuba. Nuko igihe barebaga iburasirazuba baramya izuba, imbabazi zahise zibarangiriraho. Murebe muri Ezekiel igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Imana iramubwira iti komeza urebe Ezekiel. Iravuga iti komeza urebe Andrew. None Imana iravuga iki muri kino gihe kandi irabwira iki buri wese ukurikiranye kino cyigisho? Iramubwira iti komeza urebe mu izina ryawe. Komeza urebe Mudivantiste umunsi wa 7. Komeza urebe nawe udukurikiye bwa mbere, namwe biyeguriye kugendana n'isi mukomeze murebe. Bino ntabwo byakorewe mu ibanga, ntibyakorewe no mu buvumo aho abantu batazi cyangwa batareba, ahubwo byakorewe ku mugaragaro, binashyirwa no ku buryo bw'ikoranabuhanga. Biracyari no ku mbuga zira konferansi y'amajyepfo y'Iburasirazuba. Mugende mu birebe biracyariho. Kandi niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 9 ahanditse ngo isi yose irimo kwitegereza Abadivantiste umunsi wa 7 kandi ifite ibyizi ku bijyanye n'ukwizera bavuga ko bafite ndetse n'urugero rwo hejuru bahamagariwe. Kandi ngo iyi isi ibonye Abadivantiste umunsi wa 7 batabaho nk'uko kwizera kwabo kuvuga, ngo isi batunga urutoki ikabanegura kandi ikabanenga cyane. Go read that. Mugende murebe muri volume ya 9 mu gitabo cy'ibihamya by'itorero kuri page 20 kugeza ku ya 23. Mugende mu bisomo bwanyu. How then can we reach? None ni gute twabwiriza isi tugikora ibintu nk'ibi ngibi? Hagomba kubaho gucyaha ku mugaragaro, tubwira buri wese ko Imana itishimira na gatoya ubuhakanyi nk'ubu ngubu mu itorero. By the way, Hagati aho kandi kuri ino ngingo ndimo ndavugaho, the two hari n'izindi nzira ebyiri twavuga zerekeza ku kimenyetso cy'inyamaswa. the mark of the beast. One, Inzira ya mbere ni abanyamuziki b'inyamaswa hamwe n'indirimbo zabo z'inyamaswa. Inzira ya kabiri ni abavugabutumwa b'inyamaswa, kandi ibyo ngibyo byombi biri kugira ingaruka zikomeye mbi ku muryango w'Abadivantiste umunsi wa 7. None ni ukubera iki ibyo ngibyo birimo birabaho? Ni ukubera yuko abayobozi ubundi bagakwiye kuba abarinzi b'umukumbi bamaze gukuraho ibihindizo cyangwa imbibi, maze bemerera abakozi ba Satani kwinjira mu mukumbi. Abo ni Balamu b'iki gihe nk'uko biboneka mu kubara igice cya 25 ahavuga uburyo Balamu yuguriye inzira akemerera ubuhakanyi kwinjira mu Bisiraheli maze bukarimbura ubwoko bw'Imana. here is the voice. None ijwi ry'urangurura mu butayu riri hehe? We must pray for these young people. Dukwiye gusengera runo rubyiruko kubera yuko bamwe muri bo ni injiji, abandi barayobejwe cyane, ariko bakwiye no gucyahwa Let kugira ngo bagarurwe ku ijambo ry'Imana. and with love Kandi mu mwete mwinshi n'urukundo tukababwira ko bakwiye kureka aya makosa, bakareka n'icyaha, bakareka n'ino mico y'ab'isi, maze bakakira Kristo kandi bakabaho kubwe. Bakabaho bakurikije urugero rwe ndetse bakurikije n'ukuri kwe, kandi bakiyegurira mu murimo w'ivugabutumwa ry'ukuri. Bakareka abanyamuziki b'inyamaswa ndetse na zino ndirimbo z'inyamaswa hamwe n'abavugabutumwa b'inyamaswa. Ubu noneho ngiye kubereka pass ubuyobozi bushinzwe icyiciro cy'ivugabutumwa muri kaminuza ya Oakwood y'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa 7, invited aho bari batumiye minister of the beast.
from Babylon. umwe mu bavugabutumwa b'inyamaswa baturutse i Babuloni. Ni muri gahunda imwe y'amateraniro nabwo baherutse kugira. Kandi uwo muvugabutumwa w'i Babuloni bari batumiye nanone yari yazanye n'uno muhanzi Kalante Gavin. Mbega ukuntu ibintu bikomeye cyane muri uno mwaka ugitangira wa 2023, murebe kuri bino bintu bene data bashiki banjye. Babahaye ubutumire mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2022. December. Top left of your screen. Ni murebe ibumoso bwa screen zanyu, uriya ni umuvugabutumwa w'inyamaswa yitwa Philip Pointer. Turamusengera kugira ngo azahinduke maze yakire ukuri kw'Imana ku iki gihe. Nguyu bavandimwe, umubwirizabutumwa wo mu itorero ry'Ababatista, umugabo uturutse i Babuloni, akaba n'umuvugabutumwa w'inyamaswa. There it is, my Kandi friend. no gahunda ngo bari bayise ibyiringiro. Hope. Ngo ibyiringiro They are going to be sorely embarrassed. bagiye gutungurwa nta kabuza igihe Yesu Kristo azaba agarutse, niba bataretse izi nzira mbi barimo. Nimurebe bene data ngibi hano. Who is that? Mbese uriya ninde? Ni wa muvugabutumwa w'inyamaswa Kalante Gavin. Kalante Gavin. Mbese murabibona neza nshuti zanjye? Kandi ninde wari uhari hariya? Ni uwo muhanzi n'uriya muvugabutumwa w'inyamaswa. Nimurebe hariya hepfo uko umutwe w'igitaramo bakise ngo ububyutse bwa 2023, kandi ikaba ari gahunda irimo iratambuka mu buryo bw'ako kanya. Umuhanzi Kalante Gavin n'uriya muvugabutumwa Philip Pointer nanone bari bafitemo gahunda, He was kandi bari bari kumwe nk'uko mubibona. And this was brought in. Kandi igihe bamuhamagaraga nanone yarababwiye ati buri wese niyihitiremo isabato ku munsi ashaka. Mbese muzi iki ibyo ngibyo byumvikana nkacyo? Muribuka igihe perezida w'inteko nkuru rusange y'Abadivantiste munsi wa 7 yavugaga ngo ushobora gusenga ku munsi wose, And that day can be the mark of the beast. maze uwo munsi wose ugahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa. Yavuze ko gusenga ku munsi wose utari ku isabato ari ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. For years, Mu myaka myinshi yaretse ayo magambo yavuze gukomeza kwizerwa gutyo in the imbere y'abantu benshi, kandi ntacyo yari yaravuze abikosora, ndetse nta n'umwe muri bagenzi be wigeze amucyaha. Nuko nyuma y'iminsi mike yagarutse yasaba imbabazi, ariko ibyangirika byaramaze kwangirika. None se ni ibiki byabaye hano nyuma? Ngaho tugaruke dukomeze turebe. Some of y'all in the balcony. Listen again. They say your God ain't real. Yes, he is. Ushobora kumbaza uti mbese Imana yawe iriho? Yego rwose iriho. I don't believe in God. I'm an atheist. I'm an agnostic. Njya nizera Imana kandi njya mpakana Imana, ndetse ntabwo nemera ibintu byose byanditse muri Bibiliya. You can make me down. Ubwo rero ushobora gutuma nyishidikanyaho, Not too much about him. ariko nyiziho byinshi cyane. But y'all be having services on Saturday and stuff. Mwebwe mugira amateraniro yo kuramya ku isabato. You can make me down. Icyo gihe muba mutuma nshidikanya ku Mana. Cause the same God over Saturday Kubera ko Imana yo ku isabato is the same God over every day. niyo Mana ya buri munsi wose. Do me a favor, look at your neighbor, make sure they hear and say, pick your Sabbath, pick your Sabbath. Reba mugenzi wawe mwegeranye umubwire uti uzajya uhitamo isabato ku munsi wishakiye wose, aba ari we uruhukaho uwita isabato. Pick it. Hitamo isabato ku munsi wose ushaka mu cyumweru. Hitamo. Cause you can make me doubt him. Ushobora gutuma nshidikanya ku Mana, ariko nyiziho byinshi cyane. If you gotta do it on Monday, keep it. Niba uhisemo isabato ku munsi wa 2 w'icyumweru, yiruhukeho nta kibazo. Not too much about him. Njyewe mbibabwira nzi byinshi ku Mana. You can make me doubt him. Ushobora gutuma nshidikanya ku Mana, Not too much about him. ariko rwose nyiziho byinshi cyane. Y'all about to make me run like a Pentecostal, I'm sorry. Ngiye gukomeza mbaririmbira indirimbo nziza cyane. But you can make me doubt Look at your neighbor and say what? Ngo reba mugenzi wawe nurangiza umubwire ngo iki? Ngo hitamo isabato ku munsi ushaka. Mbese ubwo ibyo si ivugabutumwa arimo arabakorera? Ngo hitamo isabato ku munsi ushaka? None nabaza kino kibazo. Were there only Mbese muri kino gitaramo hari harimo Abadivantiste munsi wa 7 gusa?
mbese ntibari batumiye n'abandi batari abadivantisite umunsi wa karindwi barimo nk'urubyiruko rwo mu yandi matorero n'amadini? None ubwo bigishijwe ngo iki? Reba nk'urugero ko wararitse undi muntu, wenda si urubyiruko cyangwa abasore batari abadivantisite umunsi wa karindwi, barangiza bakaza muri ano materaniro. None ubwo bumvise ngo iki? Barabwiwe ngo hitamo isabato ku munsi wishakiye. Urwo ni urujijo. Niba uhisemo isabato ku munsi wa kabiri w'icyumweru, yiruhukeho nta kibazo. Njyewe mbibabwira nzi byinshi ku Mana. And the young people repeated that. Kandi runo urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa karindwi basubiragamo bino bintu bene data bashiki banjye. Nuko nguko byari bimeze. Bagasubiramo ibintu nka biriya. Reka tuve kuri bino dukomeze. There it is. There it is. This is the musician of the beast. Uno ni umuririmbyi w'inyamaswa, ndetse hari n'abavugabutumwa b'inyamaswa. Reka mbabwire impamvu ebyiri zihuse zituma tubona buno ubuhakanyi kandi bwiyongera mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Iya mbere, urubyiruko rwinshi rw'abadivantisite rusigaye ruvuga ngo gahunda za kera z'itorero ntizikinejeje, zataye igihe. Niyo mpamvu bari kureba ahantu hatandukanye bakavuga bati ibyiza ni biriya. Bati nimurebe ibyo mu yandi matorero ukuntu bishyushye. Ubwo rero barimo barishimira cyane gahunda z'amatorero y'i Babuloni, kandi barimo barishimira ibintu by'isi. Niyo mpamvu bashaka ko izo gahunda z'isi zikomeza kwinjira gutya mu itorero, zikinjira no mu ngo zabo bwite. That's it. Number 2. Nuko nguko bimeze. Impamvu ya kabiri ituma buno ubuhakanyi bukomeza kandi bwiyongera, ni ukubera ko runo urubyiruko n'abasore n'abakuze bose bahora babwirwa ngo muri mu itorero ry'Imana, kandi muri ubwoko bw'Imana. Ibyo mwakora byose ntacyo bivuze kuko mwarakishijwe, muri mu itorero ry'Imana ntacyo muzaba. Ubwo rero bafite ingeri yabo ya nyigisho y'abajezuite y'ikinyoma ivuga ngo gukizwa rimwe ukaba ukijijwe by'iteka ryose. Barababwira bati rwose itorero rishobora kugaragara nk'irigiye kugwa, batari ko ntabwo rigwa. Bati mwaracunguwe kuko muri mu itorero ry'Imana nta kintu na kimwe muzaba, muhumure. Nuko rero iyo ubyutse n'ivugurura by'ukuri bije bihamagarira abantu bose kwihana no kwatura ibyaha no kureka zino nzira mbi z'ab'isi tukagaruka mu nzira za kera, bahita banga ibyo ngibyo, bakavuga bati ibyo ntidushaka kubyumva. Nka kumwe abakera banze Mose bakavuga bati turashaka Aroni. Yego rwose Aroni muzamubona, nk'uko byanditse mu Kuva 32. But many of you will be lost too. Ariko benshi muri mwebwe nabwo bazarimbuka. Kandi iyo ni imwe mu mpamvu Aroni atashoboraga kuyobora ubwoko bw'Imana kugira ngo abugeze muri Kanani ibigaragara. None inshuti zanjye, nimureke dukomeze twumva uyu muvugabutumwa w'inyamaswa muri kaminuza ya Oakwood y'Abadivantisite umunsi wa karindwi, aho bari bamutumiye. N'abayobozi b'Abadivantisite umunsi wa karindwi ubwabo bari batumiye uno muvugabutumwa w'inyamaswa, umugabo uturutse i Babuloni. Listen to what he said. Nimwumve neza icyo yavuze. Yavugiye imbere y'Abadivantisite umunsi wa karindwi ati ubu ngubu mufite amahirwe yo gusenya inkuta zose, maze mukaturarika twabo mu yandi matorero, tukaza mu nkambi zanyu no ku mpimbi zanyu. Ni ukubera icyo yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo? Ni ukubera ko yari abizi ko mu bihe bya kera Abadivantisite umunsi wa karindwi batari kuzigera na rimwe bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri make yari arimo arababwira ngo mwarahindutse, ariko ntabwo mwahindukiye gukora ibyiza, ahubwo mwahindukiye gukora ibibi. Nimukurikirane umuvugabutumwa imbere ku ruhimbi rw'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Imana yasenye urukuta rwadutandukanyaga, kandi twese dukwiye kuba itorero rimwe ritagira imipaka. Nta mwanya na muto ukwiye kuboneka w'abantu baturemamo ibice mu matorero cyangwa bibasira ayandi matorero atandukanye, kubera ko amatorero yose turi umubiri wa Kristo, kandi Yesu Kristo ari ku musaraba yakuyeho insika zose zadutandukanyaga. Iyo niyo mpamvu mbabwira Abadivantisite umunsi wa karindwi mwese kuba muri bene data n'abashiki bacu b'ayandi matorero yose, kubera ko muri kino gihe noneho mufite umuhamagaro ukomeye wo kurenga ku mbibi zanyu za kera
bring us over and say, maze natwe mukatuzana mu matorero no ku mpimbi zanyu mukavuga muti muri Kristo Yesu nta burasirazuba nta burengerazuba nta majyepfo nta majyaruguru nta munyamahanga nta n'umuyahudi ahubwo amatorero yose turi umwe kandi twese turi umubiri umwe wa Yesu Kristo. Ibyo mukwiye gutangira kubivuga ubu ngubu. Nkwiye kubabwira ko Imana yubatse itorero ritagira inzitizi kandi Bibiliya ivuga ko ubu ngubu twese turi mu muryango umwe w'Imana. A church without walls. Ngo itorero ritagira inzitizi, ngo itorero ritagira amahame. Ibyo ngibyo nibyo arimo aravuga. Kandi ibi ngibi nibyo neza turimo turabona. Nimurebe mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 588, igitabo cy'icyongereza. Mbese twari twarabwiye ngo iki? Ko abaprotestanti bazarenga umworera, bagafatana mu kiganza n'abasenga imyuka y'abadayimoni. Buno bumwe dushobora kububona ahantu hose. Inspiration says the things you Umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo ibintu mwabonye byabereye muri leta ya Indiana, Uwiteka yanyeretse ko bizongera kwisubiramo mbere gato y'irangira ry'imbabazi. My friends, do we not see we're living in the last days? Mbese bene data ntimubone yuko tubayeho mu gihe cy'imperuka mbere gato y'irangira ry'imbabazi rwose. Yego mu by'ukuri turimo turabona ibyo papa n'abakozi be muri rusange barimo barakora, tukabona n'ibyo ubuprotestanti bwaguye burimo burakora, ariko se bimeze bite no mu itorero? Umuhanuzi Elena White arakomeza ngo buri ruvange rw'imyidagaduro idakwiriye ruzongera kuboneka. Hazabaho urusaku ruvanze n'ingoma n'umuziki no kubyina. Ibyo bizatuma ubwenge bw'abantu benshi cyane bujijwa ku buryo batazabasha kwiringirwa mu gufata imyanzuro ihamye. Kandi bene ibyo bikorwa bizitwa ugusukwa kwa Mwuka Wera. The Holy Spirit never reveals itself. Umuhanuzi arakomeza ngo ntabwo Umwuka Wera yigaragaza muri ubu buryo no muri izi nzira ahari uruvange rw'urusaku rwinshi. Arakomeza ngo uku ni ukwigaragaza kuzuye kwa Satani kugira ngo akore iki nimwumve neza, kugira ngo abashe gutwikira imigambi ye y'ubushukanyi kandi kugira ngo ahindure ubusa ukuri kwa Bibiliya kw'iki gihe kwera gutunganye kuzamura umuntu ku rugero rwo hejuru kandi kubasha gutunganya abantu muri kino gihe. Aya magambo y'umuhanuzi yarasohoye. Uyu wiyita umuririmbyi yaravuze ngo ushobora guhitamo isabato iyo ari yo yose ushatse, kandi ngo ushobora gushyira isabato yawe ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Ibyo ngibyo nibyo yivugiye ubwe. Kandi urubyiruko n'abasore n'abayobozi bose b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bari hariya, nta kintu na kimwe bavuze bamucyaha, ahubwo bishimiraga ibyo yavugaga. Umuhanuzi yari yaranditse ngo ubwenge bwa benshi buzajijwa ku buryo bataziringirwa kuba bafata imyanzuro mizima ihamye, kandi ngo ibyo ngibyo bari kuzabyita isukwa rya Mwuka Muziranenge. Ariko kuno ni ukwigaragaza kwa Satani. Andi magambo Elena White yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe, volume ya 2, paje 36, yaravuze ngo ibyiza nuko mutazigera na rimwe mugira gahunda yo kuramya Imana irimo gukoreshwa k'umuziki uvanze n'ibikoresho by'umuziki, kuko ibyo ngibyo byazana umurimo w'ubuhakanyi. Amagambo y'ubururu. Umuhanuzi yarakomeje ngo ukuri kwa kino gihe nta na kimwe muri ibyo bikoresho gukeneye kugira ngo habashe gukorwa umurimo wo guhindurira ubugingo bw'abantu mu kuri. Arakomeza ngo uruvange rw'urusaku rwangiza ibyiyumviro kandi rukayobya abantu, mu gihe izo ndirimbo ziramutse zikoreshejwe neza zazanira abantu benshi umugisha. Arakomeza ngo imbaraga z'abakozi ba Satani zikora runo ruvange rw'urusaku n'imbyino muri ibyo bitaramo biba byateguwe, kandi ibyo ngibyo bikitwa ugukora kwa Mwuka Wera. Friends, let me tell you something. Bene data nimureke mbabwire iki ngiki. Nari mfite byinshi tugiye kwigana uyu munsi, ariko ubwo nabonaga bino bintu nagombye guhita mbivuga aya masaha, kabone n'ubwo nari gutangira gahunda yo kwigisha ntinze ku gihe cyari gisanzwe. Ibi bintu bikwiye kumenyekana kubera ko ubugingo bwa benshi burimo burapfa. Bene data bashiki banjye, mbese urumva umuhamagaro wawe wowe ari uwuhe? Nimwumve neza aya magambo yandi Elena White yanditse. Yaravuze ngo igihe amateraniro makuru yarangiraga, cyangwa se ubu ngubu twavuga ngo igihe kiriya gitaramo cy'abasore n'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyarangiraga, ibyiza byari bikwiye kuba byarakozwe kandi ni byinshi byari bikwiye kuba byaragezweho binyuze mu gutangaza ukuri kwera, ntabwo byigeze bigerwaho. Umuhanuzi arakomeza ngo abari bitabiriye iyo gahunda yari igambiriye kubazanira ivugurura, bakiriye ibyiyumviro byabayoboye mu irimbukiro. Umuhanuzi arakomeza ngo ntabwo ubu ngubu bagishobora kuba bavuga ibyo bari basanzwe bazi imbere bijyanye n'amahame y'ukuri kwa Bibiliya. Ubu twavuga ngo ntibakizi isabato y'ukuri iyo ari yo. Bavuze ngo amena ku muririmbyi wababwiraga ngo muhitemo isabato ku munsi wose mwishakiye, ngo kabone n'ubwo yaba ari ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Nuko maze bose bakavuga bati amena. Nuko ibirura by'abayobozi nabyo bikikiriza bivuga biti amena. N'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka.
umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo ntabwo dukwiye gushyigikira na gatoya bene ubu buryo bwo kuramya. Bene data, nimurebe hejuru ibumoso bwa screen zanyu. Umutwe w'iyo gahunda waravugaga ngo iyi niyo mpamvu mbyibaza. Cyatangiye kuri tariki 27 Mutarama 2023. Hepfo haranditse ngo ubu ngubu uburyo bwo kwiyandikisha burafunguye. Mbese abantu batangaga amafaranga angahe? Ngo abari kwicara ku meza y'icyubahiro ahari hateguwe n'igaburo bagombaga kwishyura amadolari 110. Ibyo ni muyitekereze neza. Think about that, friends. So they spent money to hear lies. Batanze amafaranga yo kumva ibinyoma. Baguze amatike yabo kugira ngo bajye muri gari ya moshi iberekeje mu irimbukiro. Biyandikishije kugira ngo bitabire kandi bicare munsi y'imbaraga za Satani. Kandi bumvishe yuko bafite umutekano kubera ko abayobozi bari bababwiye yuko ari gahunda yo kuramya Imana. Bene data bashiki banje, Aroni nawe nuko nguko yabigenje. Yubatse igicaniro cy'ikigirwamana, arangije avuga ko ari uburyo bwo kuramya Imana. Ariko Imana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibyo ngibyo ni ikizira. Nimwumve neza, umuhanuzi yaranditse ngo abamarayika bahagarara bitaruye bareba ibirimo biraba. Igihe urubyiruko ruteranye, harimo urusaku rw'amajwi menshi ndetse n'ibikoresho bya muzika. Abakristo nabo barahateranira, ariko se icyo wumva ni iki? Icyo wumva ni iki? Kino nanone ni ikibazo cyabajijwe mu Kuva 32. Ikibazo cyarabajijwe ngo mbese ayo majwi ni ay'iki? Maze Yosuwa aravuga ati urwo ni urusaku rw'intambara. Mose aramubwira ati hoya, ahubwo urwo ni urusaku rw'indirimbo n'imbyino no kuvurungana mu nkambi. Amagambo y'umutuku Elena White nawe yaranditse ngo icyo wumva ni indirimbo zirimo amajwi yanduye zagenewe abo mu rubyiniro gusa. Arakomeza ngo uko niko abamarayika bera bakura umucyo wabo ukava kuri abo bantu, maze umwijima ugasakara mu bateraniye aho ngaho. None twongere twibaze, mbese ni ibiki byabereye muri iriya konferansi y'amajyepfo y'Iburasirazuba yo muri rino torero ry'Abadivantiste umunsi wa 7? Ntabwo ari umucyo, ahubwo ni umwijima. Nta nubwo ari abamarayika bera, ahubwo ni abamarayika b'umubi. Ni abamarayika baguye. Amagambo y'umutuku hasi. Umuhanuzi arakomeza ngo abamarayika bava aho hantu bakagenda bababaye mu maso yabo kandi barira. Umuhanuzi arakomeza ngo neretswe ibingibi byisubiramo inshuro nyinshi cyane mu materaniro y'abavuga ko bubahiriza umunsi w'isabato, kandi by'umwihariko muri ariya materaniro yabereye hagahita hazamo umwanya. Ni ukwera iki Elena White yashyizemo umwanya ntavugaho ibyo bintu byari byabereye? Kwari ukugira ngo uzuzuze muri uwo mwanya. Aravuze ngo ibyo ngibyo bibonye inshuro nyinshi mu materaniro y'abavuga ko bubahiriza umunsi w'isabato, ati by'umwihariko ahita asigamo umwanya. Ubu twavuga ngo muri konferansi y'amajyepfo y'Iburasirazuba y'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa 7, nawe wuzuzemo aho uzabona cyangwa wabonye. Umuhanuzi arakomeza ngo indirimbo zatwaye amasaha yagakwiye kuba yareguriwe gusenga. Arakomeza nanone ngo indirimbo zahindutse ikigirwamana, benshi mu bakristo bavuga ko bubahiriza umunsi w'isabato basigaye baramya. Bene data, ubwo biriya ni ukuramya ibigirwamana. Ni ukuramya ibigirwamana mu nkambi z'Abisiraheli. Arakomeza ngo Satani ntabwo arwanya umuziki, aramutse ashoboye kuwukoresha nk'umuyoboro kugira ngo abashe kugera ku ntekerezo z'urubyiruko. Kandi iyo niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo cy'uburezi ko dukwiye kurinda cyane urubyiruko rwacu. Niyo mpamvu dufite igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Muri kino gitabo niho nsomye ariya magambo maze gusoma. Mbese bariya nabo ntibavuze ko ari amateraniro y'urubyiruko n'abasore? Nimwumve neza icyo umuhanuzi yanditse. Arakomeza ngo Satani azakoresha buri kintu cyose cyabasha kumufasha kandi kikamubera cyiza kugira ngo akure ubwenge bw'abantu ku Mana. Akorera mu bikoresho bizagira imbaraga nyinshi cyane ihindura kugira ngo abashe kwigarurira imbaga y'abantu benshi bajye mu murongo we, kandi icyo gihe bazagushwa ikinya n'imbaraga ze. Uko niko byanditse nshuti. Hepfo amagambo y'umutuku aravuga ngo iyo indirimbo zikoreshejwe nabi zitera imitima yabo batiyeguriye Imana kugira ubwibone, gusayisha n'ubupfapfa. Igihe cyose zemerewe gufata umwanya wo gusenga no kwiga ibyanditswe byera, izo ndirimbo zihinduka umuvumo mubi ukomeye. Ngo zihinduka umuvumo mubi. Arakomeza mu gitabo Ubutumwa ku basore, paje 245 mu gitabo cy'icyongereza, aravuga ngo abasore benshi barahura kugira ngo baririmbe, kandi nubwo bavuga ko ari abakristo, kandi nubwo bavuga ko ari Abadivantiste umunsi wa 7,
batesha Imana icyubahiro cyabo ndetse n'ukwizera kwabo. Ngo babikora bate? Nimwumve neza. Binyuze mu biganiro byabo by'ubupfapfa icyo gihe ndetse no mu mahitamo mabi n'indirimbo zabo. Arakomeza ngo indirimbo zera ntabwo zibaryohera. Ubwo ntabwo babasha kumva indirimbo za mwuka kandi zera. Baravuga bati ibyo ngibyo ni ibya kera ntabwo bishyushye. Bati dukeneye rwose ibisa nk'iby'isi. Kandi ababyeyi benshi n'abigisha benshi n'abapasiteri benshi n'abayobozi benshi b'urubyiruko bagakwiye kuba aribo bashyira ibintu ku murongo, bemera ko urwo rudubi rw'ibintu bibi rutambuka. Mbese muzi impamvu bakora batyo? Ni ukugira ngo bakomeze bakundwe, kandi kugira ngo bakomeze kubona amatorero yabo akura mu mibare y'abizera, kandi kugira ngo babone n'amaturo yiyongera cyane. Bene abo babyeyi n'abo bigisha n'abo bapasiteri ni abakozi bakorera ibihembo kubera ko bigishiriza amafaranga. Nimwumve neza, umuhanuzi arakomeza ngo nahamagariwe kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana kudakebakeba, ariko uko kuri kwarenzweho kurirengagizwa. Aya magambo ndaza kuyavugaho. Umuhanuzi arakomeza ngo ariko mu gihe cyo guca imanza, aya magambo yose y'imiburo y'umwuka w'ubuhanuzi azaciraho iteka abo ngabo bose batayitayeho. Nuko byanditse bene data, kandi iyo niyo mpamvu duhamagarirwa gusubira mu nyandiko zera. Wambaza uti ese pasiteri hari ibyiringiro? Yego rwose birahari, ariko ibyiringiro biri ahantu hamwe rukumbi. Musange Yesu Kristo n'ukuri kwe, kandi mwitandukanye n'ibikorwa by'ubuhakanyi byo muri aya matorero. Mbese ayo magambo nayabona hehe? Nimureke tujye muri Matayo igice cya 15, aho niho tugiye gusanga ayo magambo. Ariko mushobora no kuyasoma mu gitabo Personal Collection cya Ellen White, paje 344. Murebe ku isubi ya mbere. Harabaza ngo mbese hari ibyiringiro kuri uru rubyiruko? Yego rwose birahari nta kabuza. Haranditse ngo nimutandukanye urubyiruko rwanyu n'ibi bikorwa by'ubuhakanyi bw'aya matorero, ngo mubatandukanye n'ahantu hose aho urugero rw'Imana rumanurwa rugashyirwa hasi. Bene aba bavuga butumwa n'abayobozi b'urubyiruko n'aba bapasiteri ngo bakwiye kubanza kwiga Bibiliya umurongo ku murongo kandi basenga niba bashaka kuyobora abantu mu ijuru. Kandi iyo niyo mpamvu tubwirwa bene data mu gitabo cy'intambara ikomeye amagambo avuga ngo umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura ahembwa umushahara munini. Mu bibwirizwa bye ntagomba kwamagana ibyaha rusange biri mu bantu, ahubwo amagambo ye agomba kuba aryohereye cyane kandi yoroshye, kandi binezeza amatwi y'abamukurikiye bakunda ibigezweho. Arakomeza ngo ni muri ubwo buryo abanyabyaha bakunda ibigezweho bandikwa mu bitabo by'itorero, kandi ibyaha bigezweho bigatwikirwa mu mwambaro wo kwigira intungane. Kandi bazakubwira bati abo bantu bari mu itorero ry'Imana, kandi ngo bazacungurwa kuko bari mu itorero ry'Imana. Nuko ababwiriza bose mu buryo bwigenga batifatanyije n'ubuhakanyi, ahubwo bifatanyije na Yesu Kristo, bakabaho kandi bakigisha gusa iyobokamana rya Bibiliya, ndavuga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, bazakubwira bati abo ngabo bose baraciwe. Nimureke mbabwire iki ngiki, bene aba ngaba nibo baciwe mu itorero ry'Imana nubwo batabizi. Mbese bw'icyo nsobanuye ni iki? Nuko bakuwe mu bizera ukuri, bityo ntibabarirwa mu itorero ry'Imana mu bitabo byo mu ijuru. Nubwo bavuga ko bitandukanyije n'ubuhakanyi bwabo ari bo baciwe, kandi turabasengera kugira ngo bahinduke. Mbese hari ibyiringiro? Yego rwose birahari. Ibyiringiro bya mbere mu gitabo Ibihamya by'itorero volume ya 5 paje ya 14 haranditse ngo igihe abarimu n'abigisha bazagambanira amahame y'iyobokamana rya Bibiliya kugira ngo babashe kunezeza ab'isi ndetse n'icyiciro cy'abakunda ibigezweho, bene abo bakwiye kugaragara nk'abatarabo kwizerwa ku nshingano bahawe, kandi bagomba guhita birukanwa. Muracyambaze niba hari ibyiringiro bihari? Nimutangirire ahangaha. Yesu Kristo yaravuze ngo ntabwo washyira vino nshya y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Banza ukureho imifuka y'impu ishaje, uzane imifuka y'impu mishya, ubwo nibwo uzabasha gushyiramo vino y'umutobe nshya. Bene data, ubwo kino cyaha gitangirira mu bayobozi. Nimukuremo abahakanyi bose, kandi mutangire no mu ngo zanyu mukuremo ubuhakanyi bwose. Musubire ku nyandiko zera, mwige icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mugende mwige Yeremiya 23 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 6. Bibiliya iravuga ngo ishyano kuri bano bungeri, mu yandi magambo kuri bano bapasiteri, kandi Imana ngo izahagurutsa abandi bungeri. Ariko bano bavuga butumwa bakomeza kwigisha ibyo bategetswe gusa, ndetse n'abanga imiburo y'Imana bagakomereza mu binyoma. Nimutegereze gato ibigiye kubabaho.
mwese muzahatirwa kuramya inyamaswa no kwakira ikimenyetso cyayo kandi muzabikora. Kandi Imana irimo guhagurutsa abantu bameze nka Eliya nk'uko byanditswe muri Malaki igice cya 4 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6 haranditse ngo azahindura imitima y'abana n'iy'abase. Mu yandi magambo ubwo ari kuzana ububyutse n'ivugurura. Uwo ni Eliya. Mbese byagenze bite mu rwambere rw'abami igice cya 18? Abahanuzi ba Bali aribo bahanuzi ba Yezebeli bararimbuwe. Ubu twavuga ngo aba banyamuziki b'inyamaswa. Mugende murebe mu rwambere rw'abami igice cya 18. Kandi babyiniraga ku bicaniro byabo, babisimbukaho bikibagura, babikoreraho imihango itandukanye nk'uko mwabibonye ahangaha. Basimbuka kandi babyinira ku mpimbi zabo. Elijah had no part of that. Eliya nta mugabane yari afite muri ibyo ngibyo, kandi ntabwo yishyurwaga na Ahabu wagiye mu buhakanyi, ndetse nta nubwo yishyurwaga na Yezebeli. Ubu rero muzi uwo Eliya ari we muri kino gihe, kandi muzi n'uwo Yohana Umubatiza ari we muri kino gihe. Ubwo ni abahagaze mu murongo w'Imana bose nk'uko biri muri kino gihe gisoza amateka y'isi. Bino kandi nabyo nibyo nabonye muri icyo gitaramo bagize mu minsi mike ishize. Mugende mubirebe ku rubuga rwabo. Igitaramo kigeze ku isaha ya 2 ku munota wa 12 n'amasegonda 30, uriya wari uyoboye igitaramo yavuze ngo mbese muzi icyo twakoze kugira ngo tubashe kubakurura mushishikarire kuza ku itorero. Ati byabaye ngombwa ko twambara indi myambaro idasanzwe, mu yandi magambo guhindura ibintu byose bikareka kuba nk'uko byari bisanzwe. Mbega ukuntu ibyo ngibyo ari ikizira. Ukeneye guhinduka wowe wari uyoboye gahunda. Mbese abagabo nyabagabo bari hehe? Abavuga butumwa bukuri b'Imana bari hehe? Mu yandi magambo ubwo ngo kugira ngo bakurure abasore ndetse n'urubyiruko babashishikarize kuza no kuguma mu itorero, ngo bakeneye kwambara uko batari basanzwe bambara. Mu yandi magambo ngo bagahindura imikorere ya kera. Ibyo ngibyo ni ikizira gikomeye, kandi ayo mahame muhindura ntabwo byemewe n'Imana. Mbese bino bintu Imana yabyakiriye ite? Reka twirengagize uko abantu babyakiriye. Ubu hari abarimo baravuga bati pasiteri ariko urimo urasebya abantu. Ibyo ntabwo mbyitayeho. Mugende musome Matayo 15 uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14. Abigishwa ba Yesu baraje baramubwira ngo amagambo babwiye abafarisayo, ubwo twavuga abayobozi b'itorero, yabarakaje cyane, kandi bo n'abantu babo barakaye bari kumva ko babasebeje. Musome ku murongo wa 13. Yarababwiye ati kuko barakaye, twavuga ngo yarabasubije ngo ntacyo bari babona, nibategereze Matayo 23. Yarababwiye ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa nta kabuza. Bano ni abarandase b'impumyi kandi n'abari impumyi. Mugende musome uwifuzwa ibihe byose, paje 398. Murebe ku isubi ya mbere. Bashakaga ko abigishwa ba Yesu barimo Petero na Yohana na Yakobo n'abandi bifuzaga yuko Yesu asaba imbabazi, agasabira imbabazi kuba yarigishije ukuri, kandi agacyaha abayobozi, abafarisayo n'abigisha amategeko, abahamagarira kwihana ngo bahindukire. Ariko Kristo ibyo ntabwo yigeze abisabira imbabazi. N'ubu hashobora kuboneka abavuga bati ariko Pastor Andrew Henriquez urimo urasebya abantu cyane. Ni mu nyumve neza, nahitamo gusebya abavuga ko bahagarariye ukuri kw'Imana kandi bataguhagarariye, aho kugira ngo bakomeze gusebya Yesu Kristo n'ijambo rye. Reka tugane ku musozo. Mbese hari ibyiringiro bihari? Nimugaruke ku kwiyiriza ubusa no gusenga. Kandi ari amagambo Pastor Ted Wilson, umuyobozi w'inteko nkuru rusange y'Abadventiste umunsi wa 7, we n'abandi bayobozi bamwe na bamwe bafatanyije, ari amagambo bahora bavuga ngo turashaka ububyutse n'ivugurura. Ntabwo muzabona, nta mvura muzabona, keretse gusa ukwihana ni kuboneka mu matorero, kandi mugakuramo bino bizira byose. Reka tujye muri Zekariya. Ariko mbere yaho mubimuritse gatoya. Aho twatangiriye ni mu kubara 25, kandi ni naho tugiye gusoreza. Mu kubara 25 tubona Satani atangiye gukoresha amayeri atandukanye kugira ngo arimbure ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Kandi ibyo yabikoze mbere gatoya yuko binjira mu gihugu cy'isezerano basezeraniwe, ariyo Kanani yo mu isi. Baraki yabwiye Balamu ati ngwino mvumire buno bwoko Balamu we. Nuko Balamu aravuga ati ntabwo nshobora kuvuma ubwoko bw'Imana kuko Uwiteka yabahaye umugisha kuko bacyumvira ukuri kwe. Ati rero nta bupfumu ndetse n'uburozi bishobora gukora ku bantu b'Imana kubera ko bakiri abizerwa ku Mana, kandi Imana yahita ibatabara. Aho ni mu kubara 23 uhereye ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23. Nuko Balamu mu kanya gatoya ahita yigira inama ati nidushobora kuzana abagore b'Abamidiyani tukabazana bari kumwe n'indirimbo z'Imidiyani, bizatuma abagabo b'Abisiraheli baryamana n'abo Bamidiyanikazi maze bakora ubusambanyi bw'ibigaragara, ndetse ubwo twavuga mu busambanyi bw'ibyamwuka n'abo bagore,
kandi abagore bagereranya amatorero ndetse ngo tukazana n'indirimbo z'isi. Nuko Balamu aravuga ati tuzabatera gukora icyaha kandi Imana ubwayo izabavuma. Nuko Balamu azana abo bagore. Ariko Balamu yari yiyoberanyije. Yavugaga yuko ari umwungeri w'intama mu gihe yari ikirura kiryana cyambaye umwambaro w'intama. Nuko mu Kubara 25 ubuhakanyi bwakwirakwiriye mu Bisiraheli bose. Kandi aho ngaho Imana ivuga amazina abiri mu buryo bw'umwihariko. Uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15, umuyobozi mukuru wa buno buhakanyi izina rye yitwaga Zimuri, kandi yari umwe mu batambyi bakuru. Ubu twavuga ngo umukuru w'itorero. Ku murongo wa 15 berekana ko yari ari kumwe n'umugore wo mu Midiyanikazi witwaga Kozbi. Bene data, ni munyumve neza, ni ukubera iki Imana yerekanye amazina yabo mu byanditswe byera? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ayo mazina afite ubusobanuro bwayo. Mbese hari uwaba uzi icyo Zimuri bisobanura? Hari uwaba uzi se icyo Kozbi bisobanura? Reka mbibabwire inshuti. Zimuri bisobanura guhimbaza cyangwa kwishima. Noneho Kozbi, uyu yari umumidiyanikazi mu gihugu cy'abanyamahanga, ari we wazanywe mu nkambi y'Abisiraheli, akaza akaryamana na Zimuri mu buriri. Iryo zina Kozbi bisobanuye ngo kuyobya. Ubwo rero igihe abo bombi bahuraga byahindutse uguhimbaza kuyobya, cyangwa se kwishima mu bitaramo by'indirimbo ariko mu buryo buyobya, ndetse no kuramya mu buryo buyobya. Twavuga rwose ngo ni ukuramya mu buryo bw'ikinyoma. Nuko ibyo ngibyo byazanye umuvumo. Ikibazo ni iki ngiki: mbese ba Feniyasi bari hehe? Bafite intwaro z'Uwiteka. Ba Feniyasi bafite inkota y'Uwiteka, ariyo nkota y'umwuka. Ubwo ndavuga ijambo ry'Imana, kugira ngo baze bahuranye ubu buhakanyi bwose bwiganje muri kino gihe. Bahuranye ubuhakanyi bwose buri mu Bisiraheli. Mbese ba Feniyasi muri hehe? Bafata intwaro z'intambara. Ntabwo mvuga intwaro zigaragara, ndavuga ijambo ry'Imana. Ndavuga kandi inkota y'umwuka. Mbese ufite ivugurura? Tangirira aho ngaho. Kandi nibatumva, bene data, muhunge inkambi zabo. Ahari abantu badashobora kwihanganira ubuhakanyi. Ahari abavugabutumwa babwiriza ukuri nanone ukuri kw'iki gihe. Abantu bashobora kuba ari abanyantege nke, ariko igihe abantu badahagarariye ikinyoma ariko bahagarariye ukuri kw'iki gihe, bizagira umusaruro. Ubu noneho nshobora gusoza. Murebe muri Zekariya igice cya 9 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 13. Muze kugenda muhasome. Iyo tuje kwiga bino byigisho, ntabwo tuba tuje kwiyoberanya cyangwa se gukina, kubera ko agakiza ari ingingo ikomeye cyane. Iyaba Yesu yariyoberanyaga kugira ngo abashe kwikururiraho abantu, byari kumushyira mu mwanya mubi cyane. Mbese Yesu Kristo yigeze yiyoberanya? Ishyano rero riguye ku bantu biyoberanya bose. Ishyano riguye ku bantu bose batavuga ukuri, bagira ngo bikururireho abantu. Mubwire abantu kuyoboka Yesu, kandi mubibabwire mutiyoberanya, nk'uko Yesu Kristo nawe atiyoberanyaga. Mbese bano bayobozi bo barimo barakora ibiki? Barimo barakora ibiki muri ano materaniro y'urubyiruko? Ibyo barimo baravuga ni ibiki? Bati kugira ngo tubashe gukurura urubyiruko, dukwiye gukora bino byose twakoze. Mu yandi magambo ngo ukuri konyine ntabwo guhagije, kandi guhanga amaso Yesu Kristo ntabwo bihagije. Bati ukuri kw'iki gihe ntabwo guhagije, kandi Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nabyo ngo ntabwo bihagije. Bagiye bavuga bati ibyo ngibyo byataye igihe. None bati rero dukwiye kurira ku meza ya Yezebeli, kandi dukwiye gusangira na bano b'i Babuloni. Mbese muribuka muri Daniyeli igice cya 3 mwabonye ukuntu abasore 3 bahagaze? Ubu ngubu nzi icyo bagiye gukora. Kino cyigisho kimaze kwigishwa, maze abantu benshi bagatangira kukireba, bagiye kuvuga bati uriya mupasiteri yarasaze. Bati uriya mugabo rwose Andrew Henriquez yarasaze cyane. Mbega ukuntu arimo arasebya itorero ry'Imana. Ariko reka mbabwire iki ngiki: ntimuzigere na rimwe muvuga ngo, kandi nta nubwo muzashobora kuvuga ngo ntabwo mwigeze muburirwa. Reka dutange ibyifuzo byacu byo gusengera bene data ba Vocal Brothers, kandi nabo ni abasore bagiye kuturirimbira indirimbo ivuga ngo mbese abasaruzi bari hehe. Nimureke duhagarare nk'aba basore 3 b'Abaheburayo. Igihe indirimbo z'i Babuloni, imiziki y'i Babuloni, ubu twavuga ngo imiziki y'inyamaswa, igihe yari itangiye kuririmbwa, maze abandi Baheburayo bose bakubarara,
the three Hebrews, abasore batatu b'Abaheburayo bahagarariye Imana. Nubwo bari bagiye kurenganywa, ariko bahagarariye Yesu Kristo. Niyeza kuba Daniyeli yari guhagarara nawe ashikamye. Dukwiye natwe kugira umugambi uhamye wo guhagararira Imana kandi bikamenyekana. Imana ibahe umugisha.